Ijambo ry'umunsi twabumbwe n'umuhanga cyane. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Yeremiya igice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Mu rugendo rwacu none, Imana itwigisha ibyerekeye umubano wayo hamwe n'abana b'Imana. Imana ivuga yuko izabana natwe yita kuri buri muntu kandi ku giti cye. Imana itwizeza yuko izita kuri buri kintu cyose ndetse n'ibyo buri muntu wese agomba gukora hano ku isi. Kugira ngo tuze kumva neza ibi ngibi, reka tuvuge yuko turi nk'amabuye Imana ishaka kubakisha, tukaba turi mu biganza byayo. Imana ikorana n'abizera mu buryo bubiri kandi bw'ingenzi cyane. Uburyo bwa mbere, buri muntu wese Imana imwifuzaho kuba nk'umwana wayo Kristo. Ituma tubaho muri ubu buzima kubw'impamvu ihari kandi nziza cyane kuri twe nubwo tutabasha kwibona muri ako kanya. Twebwe nk'amabuye cyangwa se ikintu Imana izakoresha igiye kubaka, tugomba guhora twiteguye icyo umwubatsi wacu ashaka gukora kuri twebwe, kuko niwe utuzi neza kandi niwe uzi neza ikintu ashaka kubaka. Ashobora rwose kugira ibintu akura ku mabuye agiye kubakisha, kimwe nuko ashobora kugira ibintu yongeraho nk'umwubatsi ufite ikintu ashaka kubaka. Umwubatsi ashobora guhindura uburyo ibintu byubatswe neza, yarangiza akabihindura kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, ahangaha bitewe n'intego afite ku kintu ashaka kubaka. Inshingano zacu nk'amabuye ni ugukurikiza icyo umwubatsi wacu yifuza gukora, nta kindi. Tugomba kugendera ku mwubatsi wacu nta kibazo dufite, kuko yangaya ari amaboko y'Imana. Ijambo ry'Imana ribivuga nk'amaboko yuzuye udushya, amaboko ashaka gukora ibintu byiza bishya, amaboko yuzuye ukuri, amaboko atanga kandi agatwara ubuzima, amaboko afite ubushobozi yavanye Abayisiraheli mu bucakara bwo muri Egiputa akabajyana mu gihugu cyabo, amaboko aduhindura kandi mu buzima bwacu agatuma twongera kuba abantu bashyashya. Reka dukomeze tuba amabuye y'Imana nayo ikomeze ikora umurimo wayo nk'umwubatsi. Reka kandi muri aka kanya twizere nta gushidikanya yuko mu maboko y'Imana ariho hantu twifuza kuba, ndetse ari ukuri kose twifuza kumenya. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.